Shema mwami Yesu. Mana we, tibibazo duterana mana we. Mana we. Tibibazo duterana mana we. Tibibazo duterana udusabe. Cyangwa twire mana we. Tizwire mana we. Waraduhaye gusana babazi mana. Waraduhaye mana. Mana we. Mana we. Ay, Manuel.
ishimwe. Korali turazunguruka tuzunguruke ducelebre Imana kuko ni Imana ikomeye. Aho twagendaniye abavuye kure n'abavuye hafi turavuze ngo murakaze n'Imana ibaho umugisha. N'umupaka na Mwiki na Gasara bafite abapfakazi kandi uwo mubare baduhaye nyuma yaho hari abandi bapfuye bataraje muri icyo gitabo, ariko umubare dufite mu ikaye ni 116. Ni benshi cyane. Kuba mwabonetse rero Imana ibaho umugisha. Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere ibice 5, ndewe ndasoma umurongo umwe. Ibice 5 urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo n'umurongo wa 5 niwo nsoma wonyine. Dufite abarimu bari buze gusobanura twe no gusoma gusa. Bibiliya iravuga ngo umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana, akomeze kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro. Amen. Umupfakazi usigaye wenyine afite devoir imwe, kwiringira Imana no gusenga ku manywa na nijoro. Izina ryacu ni ijambo rivuga ngo ni new help, ibyiringiro bisha abapfakazi babonera muri Kristo Yesu. Ibyiringiro bya mbere by'abagabo n'ibiki biba byavuyeho, tugasigara ku byiringiro byo kwiringira Imana.
Association yacu rero twahisemo kumva ko ari ryo zina ryayo, abayihuriramo bose abazaprofita imigisha itandukanye ni kubwo kwiringira Imana. Wanasifiwe. Ndiyegereza umuyobozi mugenzi wanjye Nyamuhoza, Imana imuhe umugisha. Turafatikanije muri uwo murimo, njye uhagarariye association nawe akanyungiriza, ni nawe sekreteri kandi ni sekreteri comptable. Hanyuma hari abandi bantu ba mama bahagarariye uturere. Amen.
turabiyegereza nibo muramu wanjye gupfura mwa data bukwe n'abandi benshi umwijima urabudika isi irabirimbuka ifatire zose ziranyeganyega ngo rero kuva kuri iriya tariki kugeza ejo nzaba maze imyaka 23 ndi umupfakazi. Ejo bundi muyinga rishize nujuje imyaka 50. Ni ukuvuga mu cya kabiri cy'ubuzima bwanjye bigabanira hagati y'imyaka ngejeje 27 niyo mu bwana no gushaka 23 nimaze ndi umupfakazi. Umutima wanjye wakozweho cyane no gukurura ubwo rugendo rwose ubwo rugendo rwose. Sore ubwo yari afite imyaka 5 nahaguruke namubonye ubona umugore w'abana babiri nahaguruke mu muriro yari afite imyaka 5. None kubw'iyo mpamvu kakaririmbo ko muri bako katagarutse aho twagendaniye amurima ta ariko aho twagendaniye na Yesu mumfashe muhereze icyubahiro. Nongeye kubabarira abantu babuze ngo ibyo turimo ngo nizo gukura abantu kuri Yesu nova kuri Yesu mu batokura abantu kuri Yesu n'abatomva aho twagendaniye yigeze nterera abana barakuze yewe n'ijoro twividuye abana barashatse dufite abuzuku Yesu yatubwiye neza twomuvaho tukasha kuri nde kwari ugira amagambo mbabariye umushumba wavuze atatekereje atatohoje mbabariye umupfakazi wavuze amakuru nawe Imana bababarire bombi yavuze ko ari umwe bamubwiye abo bombi ndabababariye n'Imana yo mu ijuru ibababarire. Turi kuri Yesu turamukunda tumunamzeho aho twagendaniye tiyigeza duterera tugiye kuririmba indirimbo yo kwiyegereza umuvuga butumwa wa kabiri mwitangiriro 38 ngo yahise yambura imyenda yari yaratahaye niyo umugabo yari yaramuguriye yambara umwenda w'abapfakazi. Abapfakazi bicoge bambaraga uniform ariko twebwe abapfakazi bo ku ngoma ya Yesu iyo bibaye ngombwa zakunze uza wambara superi ukaberwa kabati abana bacucu baberewe Yes. None Yesu watwambuye uniforme timwabasha ngo tumugirira gutya. Amen. Twamugirira gutya. Samania. Hallelujah. Yo impamvu ituma tunezerwa Imana. Twaje kurira bari mukuvuga ngo twaje kwigisha byabindi ibi ni ibingi uko mubyari ibintu tugazigiye cyo gushima Imana. Rero tugiye kumva aho twagendaniye njega murumva ko nabanyamuhoza n'abandi nuko ari umwanya mbahagurukije abantu bapfakaye muri 98 mu ntambara yatangiye umunsi yari sede ishiri cyaka ku mugaragaro turi benshi twese Yesu yatugiriye itigaza duterera. Amen. Turanga mura Imana we ukene wacu Imana we yaduteranye Imana we tibaza duterana Imana we Imana we Imana we Yesu we tibaza duterana Imana we tibaza duterana udusabe cyangwa twibe Imana we tizwibwe Imana we waraduhaye gusana babazi waraduhaye Imana Imana we Imana we Imana we Imana we Urasuka kumva ko ndanyerera ngo mare aho nari nigonyagonya nyumvikiniga kiramfashe ndaturikandari ariko ndasenga navuga ngo Mana we ni wowe wajanye umugabo wanje ahasigaye mbera se waba bana rero bagaburira maze gusenga iryo sengesho habaye nijoro umukobwa wanje mukuru ngo nesi ararota bukaye mu gitondo arambwira nguzi ko narose sisa barose ngo narose ndi ku ishuri
ngo mbona Kabila ngo araje ngo ampeza amafaranga ngo kandi mbona mpaye $1 ngo arambwira ngo genda muhaye mu mutima ndavuga nti ni inzozi yuko barariza. Habaye nka saa 3 mbona umwana araje arambwiye ngo hariya ku ishuri ngo hari umuntu ugushaka. Ndagiye ku ishuri ngo nshike sanga umugabo umwe yakora ngo ni Rubeni uriya w'abashabizi niba mumuzi. Niyo wari umukuru w'icyo gihe. Arampamagaye ati nije gushaka arajanye mu bihe. Ngo nshike arambwira ngo tira abeza mbere ko nambye ubwebwe by'abandi. Imana ishimwe. bashobora gutekereza yuko wenda twebwe twidamarariye cyangwa nta bibazo wenda turahura nabyo, ariko ibibazo birahari. Gusa twamenye Yesu icyo gikomeye kuriya nubwo wagira umuryango ukwitaho gute njyewe napfushije umutware umwaka nturuzura zuzura mu kwa 10, ariko mfite abavandimwe, mfite baramukazi banje bankunda cyane, aho uzi dutandukanye na baramukazi banje, mfite baramu banje bankunda cyane. Data bukweho azaruta data, arankunda bikomeye, ndango umuryango barabizi. Ariko udafite Yesu zose n'ubusa. Udafite Yesu worarurira abo bose bahari. Udafite Yesu ufite na stock y'ibiryo wobura amahoro. Jewe umunsi mbura umugabo nabwiye Imana kubera ubuhamya nzanumva bw'abapfakazi ibiruho babayemo, inka izo nka twe ntazo tuzi sinziriye. Ubu nsigaye nsinzira ngasinzira sinicura simenye ko mfite n'umwana w'umwe. Tibi ntabwo nigeze mbigiramo uruhare, rero n'ibitotsi byanje ntibigomba kubura. Uzumva ibitotsi mbyame sinzira. Imana wayiringiye bishobora kugutererana n'ibibaho. Tibibaho kandi naje kwakira mu mutima nimba nta ruhare nagize rwo kugira ngo agende, umuryango nta ruhare wagize, nta nubwo yaguye mu ntambara, nta nubwo ari impanuka ngo imodoka imukubite. Ibyo ni ubushake bw'Imana. Rero niba ari ubushake bw'Imana narabwakiriye, nayo igomba kumbeshaho kugeza igihe ubushake bwa nawe buzazirika ntwara. Rero twiringira Imana abapfakazi, kandi abapfakazi bato bari hano batariyakira, tuteze kumugarura tibibaho. Wiyakire, ugira amahoro, useke, wishime kugira ngo n'abana babeho, kuko uhoze mu gahinda n'abana uri kubica ntushobora kuzaza uhora ufunze isura muri saro ngo abana baseke. Abana ntibashobora guseka nyina atari guseka. Ndabasaba ababyeyi bacu mumaze imyaka myinshi, Imana ibahereza umugisha kuba mwarihanganye. Natwe batoya muri hano mwihangane, mukomere, mwireme bibindi byiringiro. Bishop yakoze cyane, yavuze ngo umupfakazi muto agomba gukorana umurava, gukora cyane, gukorana umwete.
tureke kumva yuko nyine isi yaturangiriye. Turacari mu isi, ejo nabonye abagiye umugore n'umugabo basiga abana, ariko twe turacari mu bana. Turacari mu bana, dukore cyane, dusenge cyane, tubeho mu buzima twifuza. Murakoze. Sorry, barare hanze. Ufite ubushobozi. Murabyumvishije? Dutanga rekomandasiyo ku bapasitori. Mugane mutubwire abapasitori bagenzi bawe. Izi ni intama. Kandi intama zikomeretse. Zikeneye kungo. Zikeneye amagambo meza. Zikeneye kuruhuka. Zikeneye kugira aho zitura imitwaro. Nimubegere. Igituma itorero rya mbere ngo ryagiye ryiyongera uko bukeye n'uko bwije. Bazirikanaga abapfakazi. Baratubwira ngo itorero ry'Efeso icyo ryagabo ngo mfite icyo kugaya ngo nuko bari bararetse kuzirikana abapfakazi. Itorero we ese mumeze neza, muzamuzirikana. Turabasaba muzamushikiriza ubutumwa, mubwire ababishopu, mubwire abakuriye amaliyanse, mubwire abashunze amatorero ngo izi ni intama zabo. Tuzoza duhurira hamwe baze bazi. Umuryango urakinguye, mwotubera abajanama, muri ababyeyi bacu, muzanaturubura iriya mu ijuru. Hanyuma dushimiye ngaho nusa ndiko nshima, dushimiye Gosheni, dushimiye abateguye, dushimiye abantu bose. Hari ikindi kintu kimwe turi bukore kuri uko gusoza turasenga. Turashimira minisiteri yitwa Dorcas Ministry ituye muri Amerika. Abo ni abakozi b'Imana, nibo baduteguriye ibyo twakirije abantu, nibo badufashije.